Okay, iracyari MG Line Challenge. Narakubwiye ngo banga after banga anaza banga, ndagira ngo byihuse uze gukanda subscribe. Ni ukuvuga ngo aba bakobwa mureba kuri screen Vestine na Dorcas baravuzwe, baratukwa, baranga, bigeraho bimuka barimuka bava iwabo i Musanze bajya gutura i Kigali, ariko barakomeza baravugwa, ariko Imana iragira uti iyo mufiteho umugambi ntacyo waba. Bisoza uwo bita Vestina avuye mu rusengero ajya mu rundi rusengero, ariko Imana iyo iri bukore irongera igakora, ariko si ibitangaza cyangwa se si ibyo tuvuga by'ibihuha. Ndagira ngo uze wirebere ibyo aba bakobwa bakoreye muri Canada. Ntago ari muri Canada gusa, na hano mu gihugu ibyo bahakorera ntagahumamunwa. Imana niba wemera ko ikora, ndagira ngo nkubwire ngo vuga uti irakora, kandi uze kwibuka ukande muri komenti uvuga uti Imana irakora. Ndagira ngo tutarajya kure, reka tuvuge kuri mukuru wabo cyangwa se uwo bafite nka musaza wabo nk'icyitegererezo bita Israel Mbonyi. Uyu Israel Mbonyi amaze kuzuza miliyoni zisaga 2 ku rubuga rwa YouTube z'abasubscribers hano bamukurikira. Uyu Israel Mbonyi ubu ngubu akaba ari gufatwa nk'umusitari mukuru mu gihugu, afite views zisaga miliyoni 400, mu gihe nta muhanzi nyarwanda umugwa mu ntege. Uyu muhanzi yameze kuba iciro ry'imigani mu bahanzi nyarwanda. Naho indi nkuru ibabaje ni ukuvuga ngo nubwo muze iki kiganiro muze kwibuka mufashe Theo bose babireba, dore ko ari mu bihe by'akaga, nubwo nawe ari umuhanzi wa gospel, nawe yigeze kuba yahitingaho by the way. Ariko ndagira ngo tugaruke kuri ba Vestina byihuse. Uyu Vestina na Dorcas batangiye ari abana, ngira ngo mubareba bari kuri social media baririmba bisanzwe, nuko Irene aza gufata umwanzuro arabafasha, ariko ibitangaza bari gukora muri ino minsi ntabwo bisanzwe. Ni ukuvuga ngo indirimbo yabo ihagarara muri views nkeya ni miliyoni byibuze 7 mu gihe kitarashyika nk'umwaka, mu gihe indirimbo ubu ngubu iyoboye ku rubuga rwabo rwa YouTube ariyo bita Yebo imaze kugira miliyoni zisaga 21 mu gihe kingana nk'umwaka umwe. Indirimbo Yebo niyo iyoboye, niyo iri kuvugisha isi yose. Ndagira ngo nkubwire ngo abahanzi uko byagenda kose, ariko indirimbo za gospel zimeze kugaragara ko arizo ziri ku mwanya wa mbere ndetse zikurikiranwa, aho umuhanzi Meddy yavuye mu ndirimbo z'isi nawe akavuga uti reka ndirimbe gospel irimo ibanga we. Ndagira ngo nze kukwibutsa ukande subscribe, naho reka twumve uburyo harajya muri Canada ndetse no mu mpande uburyo biba bimeze iby'abakobwa ku rubyiniro rwabo.
Kagame Dr.